minsi y'icuraburindi ya Mata mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane, u Rwanda rwinjiye mu bihe bikomeye kurusha ibindi mu mateka yarwo. Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiye igenda isiga isi yose itunguwe, ariko igiteye agahinda kurushaho ni uko hari abari bafite ubushobozi bwo gutabara bakarebera gusa. Iyi nkuru iragaruka ku gihe cy'ingenzi cyane aho ingabo z'Ububiligi zari mu butumwa bw'amahoro bwa Loni Minwari zafashe icyemezo cyateje impaka zikomeye, gutabara abazungu gusa bagasiga Abatutsi mu kaga bicwa, kandi ku mugaragaro ku manywa y'ihangu. Mu mujyi wa Kigali imihanda yari yuzuyemo imirambo, imiborogo n'amarira byari byabaye nk'indirimbo yihoraho. Abatutsi bicwaga ku manywa y'ihangu, abandi bagahigwa mu ngo zabo, nta bwihisho bwari buhari. Muri ibi bihe bikomeye hari icyizere cyari cyibasiye benshi ko ingabo z'amahanga zizabatabara, by'umwihariko ingabo z'Ububiligi zari zicumbitse ku ishuri rya Eto Kicukiro, aho Abatutsi benshi bari bahungiye bizeye ko bazaharindirwa umutekano, ariko icyo cyizere cyaje guhinduka nk'umwotsi, kiba cyakindi kiraza amasinde. Ku itariki ya 11 rero mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane nibwo byamenyekanye neza ko amahanga yamaze guhitamo uruhande. Ingabo z'Ababiligi zazinze utwangushye zisiga Abatutsi bari baziringiye zirabasiga. Abari muri Eto Kicukiro baratakambye basaba kurindwa cyangwa se gutwarwa bakajyanwa ahari umutekano, ariko nta byigeze bikorwa. Abasirikare bararebye barumva, ariko ntibagira icyo bakora. Ubwo kandi kuri televiziyo nka France 2 ndetse na France 3 zagaragaje amashusho ateye ubwoba, ateye n'agahinda. Imodoka z'abazungu zirinzwe n'abasirikare bitwaje intwaro zikomeye, Abatutsi bazamuye rero amaboko basaba ubufasha, ariko abasirikare barabireba barigendera. Aha niho isi yose yagombaga guhagarara ikibaza, ese ubuzima bw'umunyafurika bwari bufite agaciro cyane nk'ubw'umuzungu? Indera rero, aho impunzi z'Abatutsi zari zahungiye, niho habereye amwe mu mashusho ateye agahinda kurusha ayandi. Abari bahungiye aho bari inkomere, abagore, abana ndetse n'abasaza. Basabye ubufasha bati, hari abantu barenga 300, bamwe bakomerekejwe abandi bapfuye, muturinde cyangwa se basi mutujyane, mutuvane hano mu maboko y'aba bantu batumereye nabi. Ariko ingabo z'Ababiligi zahisemo gutwara Ababiligi 17 ndetse n'Umutaliyani umwe, abandi basigaye bazwi neza bahise bicwa, kandi bari babizi neza yuko bagiye no kwicwa. Mu gihe ingabo z'amahanga zasubiraga iwabo, Jenoside yakomeje nta nkomyi. Nta kindi cyari gisigaye uretse ko RPA Inkotanyi ifata icyemezo cyo gutabara iki gihugu. Bigeze ku itariki ya 16 Mata umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu, RPA yafashe ikibuga cy'indege cya Kanombe, itangira urugamba rukomeye rwo guhagarika Jenoside. Nyuma y'iminsi mike, umwe mu basirikare b'Ababiligi yagaragaye ku kibuga cy'indege i Bruxelles ashwanyaguza ingofero y'ubutumwa bw'amahoro. Yavuze amagambo ati, twicuza kuba twaraje mu butumwa budashobora gutabara abasivili. Aya magambo yagaragaje ukuri kwari kwihishe nyuma y'ibyemezo bya politiki. Hari abasirikare bifuzaga gutabara, ariko amabwiriza akababuza, bikozwe n'umuryango w'abibumbye. Abayobozi batandukanye bagaragaje ko mu Rwanda ari isomo rikomeye. Haris Sirajidzik yavuze amagambo yumvikanye ku isi yose. Uku niko yagize ati, uku ni ukunanirwa k'umuryango mpuzamahanga. Kandi nibyo koko, Jenoside yakorewe Abatutsi ntiyabaye gusa kubera abicanyi, ahubwo yanatewe no kurebera ko bari bafite ubushobozi bwo kwihagarika, ariko ntibagira icyo bakora. Iyi nkuru rero si yo kwibuka gusa, ahubwo ni inkuru itwibutsa ko isi yose ko ubuzima bw'umuntu bugomba guhabwa agaciro kangana hose.
iyo urebye aya mateka wibaza ute se ingabo z'amahanga ziza gufata icyemezo zigafata icyemezo cyo gutabara, hari benshi bari kurokoka, ariko igisubizo kirababaje, ariko nanone kiratwigisha ntuzongere kurebera ikibi, ntuzongere guhitamo abo gutabara. Nusanga hari abantu bakeneye ubufasha ujye ubatabara, abo ari bo bose, burya umuntu ni umwe.